Aho neza bakunzi bacu b'ubuhamya bw'Abizera TV, twongeye kubasuhuza. Ni Leonari ubasuhuza. Turabashimira cyane kuba mukomeje kudushyigikira no gukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ifite ubusobanuro bukomeye mu buzima bw'umukristo. Iyo nsanganyamatsiko iragira iti komeza kwizera nubwo ibintu bigoye. Muri iyi minsi hari abantu benshi bahangayitse, bacitse intege. Bamwe bumva Imana yarabibagiwe. Ariko ndashaka kubabwira yuko rwose uyu munsi ko Imana itajya yibagirwa abayo, kandi ku kwizera kwawe gufite agaciro gakomeye imbere yayo. Reka rero tubanze twihanganishe bene data, bagenzi bacu, inshuti zacu, abaturanyi, abari hafi ndetse n'abari kure. Mwese turabihanganisha bari mu bihe bigoye, ibihe bigoye bitandukanye. Hari uburwayi, hari ababuze ababo, hari abafite ibibazo by'ubukene, hari impunzi, hari ababuze uko bagira rwose mu buryo butandukanye. Abo bose aho muri mwese turabihanganisha kugira ngo mugomeze kugira ibyiringiro mu Mwami wacu Yesu Kristo. Imana ibane namwe kandi tugomeje kubasengera. Uwiteka agomeze kubaha imbaraga zo kwihanganira ibihe bigoye mugomeje gucamo. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana. Twababwiye ko ibiganiro byacu ku buhamya bw'Abizera TV ni ukuganira ku ijambo ry'Imana, tukaganira ijambo ry'Imana kuko niryo ridufasha kubaho muri iyi si. Kuko isi turimo ni isi y'umwijima, isi yuzuye ibibazo, isi irimo akaga kenshi gatandukanye. Byagorana rero kuyibamo tudafite ijambo ry'Imana ridukomeza, ritwambika imbaraga zituma tunyura mu bihe bigoye tunyuramo umunsi ku munsi. Turaganira rero ku ijambo ry'Imana, mube maso. Turaganira ku ijambo ry'Imana rigaragara muri Yesaya ibice 43. Turasoma umurongo wa mbere tugere kuri 26. Reka dutangire dusoma. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho incungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Nzabwira ikasikasi nti barekure, n'ikusi mbabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure, n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ni njye wamuremye, ni njye wamubumbye. Sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi. Amahanga yose akoranywe, amoko yose aterane. Hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyabayeho? Nibatange abagabo batsindishirizwe, cyangwa se bumve bemere ko ari iby'ukuri. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranyije, muri abagabo bo guhamya ibyanjye, ni ko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye
munyizere, munyitegereze ko ari njye. Nta mana yambanjirije kubaho kandi ntayizamperuka. Njye ubwanjye ni njye Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari njye. Ni njye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari njyewe Imana, niko Uwiteka avuga. Kandi koko uhereye aho umucyo wabereyeho ndiwe, nta ubasha gutesha ukuboko kwanjye. Ubwo nzakora umurimo, ninde uzankora mu nkokora? Uwiteka umucunguzi wanyu, Uwera wa Isirayeli aravuga ati, ku bwanyu natumye i Babuloni, nzamanura abaho bose ari impunzi, ari bo Bakaludaya, bazahunganwa n'inkuge zabo biratana. Ni njyewe Uwiteka, Uwera wanyu, Umuremyi wa Isirayeli n'Umwami wanyu. Umva ibyo Uwiteka avuga, ari we waremye inzira mu nyanja, agacisha inzira mu mazi menshi, agasohora amagare n'amafarashi, ingabo n'intwari. Baguye hamwe ntibazahabyuka, bazimye nk'uko bazimya imuri. Ibya kera ntimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya ubu, ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni zizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa. Kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Ariko Yakobo we ntabwo wantakiye, Isirayeli we waranzinutswe. Ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo untambireho ibitambo byoswa, kandi ntumpesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyosereza imibavu. Ntiwatanze ifeza ngo ungurire ibihumura neza, kandi ntiwampagije ibinure by'ibitambo byawe, ahubwo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. Ubwanjye ni njye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Sokuruza wa mbere yakoze icyaha, n'abigisha bawe bancumuyeho. Nicyo kizatuma usuzuguza abatware b'ubuturo bwera, kandi Yakobo nzamuhindura ikivume, Isirayeli nzamuhindura igitutsi. Akiraniza ijambo ry'Imana. Nkuko natangiye mbivuga, insanganyamatsiko yacu tuganiraho uyu munsi iragira iti, komeza kwizera nubwo ibintu bigoye. Mu by'ukuri bakundwa mu Mwami wacu Yesu Kristo, ibigeragezo ni iki? Ibigeragezo ni igice cy'ubuzima bw'abakristo. Bibiliya hari aho yagize iti, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nanone nunyura no mu migezi ntabwo izagutembana. Ibyo twabibonye muri Yesaya nyine mu gice cya 43, niho dushobora kubisanga umurongo wa 2. Ibi bitwereka iki nk'abakristo? Bitwereka ko ubuzima bwa gikristo ntabwo ari inzira y'indabyo gusa, hahandi umuntu agenda
cyangwa se abaho yumva nta kibazo na kimwe agira, nta rugamba rw'ubuzima rwana narwo. Oya, ntabwo ari ubuzima bumeze gutyo buryoshye gusa. Hari ibihe by'imvura ndetse n'izuba, hakabaho n'ibihe by'ibyishimo ndetse n'agahinda. Ubuzima bwa Kristo, ubuzima tunyuramo muri iyi si nuko bumeze. Ariko icy'ingenzi si uko ibintu bigoye, ahubwo nuko Imana iri kumwe natwe. Nubwo waba uri mu kigeragezo, nakubwira nti mwene data, ntutinye, kuko watangiye urugendo ni nawe uzarusohoza, akarusohoza rugasoza, kandi azagufasha gusoza urugendo rwose rw'ubuzima rwawe kugeza ku iherezo kandi amahoro. Kongera kubona kandi ko kwizera nyakuri kugaragarira mu bihe bigoye. Ntabwo kwizera kwawe kwagaragara nk'ugushyitse cyangwa kwanjye kutagaragajwe n'ibihe bigoye nanyuzemo ngo mbirangize ngaragara rwose ko ndi umuntu ufite kwizera gushyitse. Burya Imana rivuga muri Yakobo igice cya mbere murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Reka tuhasome twumve. Haragira hati, bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Amen. Igihe ibintu bigoye, ukwizera nyako k'umukristo kurigaragaza. Ni igihe abantu bose bigaragara ko bagucitseho, ariko ukavuga uti nzaguma kwizera Imana yanjye. Kuko kwizera si amagambo, ni icyemezo cyo kwizera Imana nubwo utabona ibisubizo ubu ngubu cyangwa mu gihe urimo. Twongera nanone kandi kuganira nanone ku mugambi Imana ifite mu bihe tuba turi kunyuramo. Dusomye mu Maroma igice cya 8 ku murongo wa 28, Imana riragira giti, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Tuzi yuko abizera, tuzi yuko kubaha Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Nubwo duhura n'intambara, nubwo duhura n'ibigeragezo, nubwo duhura na byinshi biduca intege, ntabwo nzi ibihe uri kunyuramo, ariko nzi neza kubizi neza rwose ko nk'umukristo kubwira ijambo ry'Imana ibyo uri kunyuramo byose hamwe bifatanyiriza hamwe kukuzanira ibyiza. Iryo ni ijambo ry'Imana, turikomereho kandi twizere tudashidikanya ko turi kumwe n'Imana mu bihe bigoye tugenda tunyuramo uko rubwira nuko bucya. Iyo Imana yemeye ko ibigeragezo bibaho mu buzima bwawe, iba afite inyungu irenze ibyo ubona. Wowe ushobora kwibwira ko uri mu kaga, ariko ku Mana yo haba hari inyungu nyinshi cyane, kandi iyo uhagaze mu kwizera ukanesha, birangira umusaruro ubonetse, nawe ukanezererwa ko wabashije kunesha. Hari icyo Imana rero ibishaka kukwigisha no kukuzamuramo muri wowe imbaraga, muri wowe imbaraga ikomeye. Niyo mpamvu tugomba gukomeza kwizera, kuko ikigeragezo cya none ni intangiriro y'intsinzi y'ejo. Amen. Ikigeragezo cya none ni intangiriro y'intsinzi y'ejo. Mu gihe turi mu bigeragezo, tujye twizera ko ni intsinzi iri bugufi. Twongera kuganira ku ibanga ryo gukomeza kwizera. Komeza kwizera, komeza gusenga nubwo wumva udashoboye, komeza gusoma ijambo ry'Imana nubwo wumva nta mbaraga ufite, komeza kugumana n'abizera bagufasha gukomeza umutima, kuko twebwe turi umubiri umwe muri Kristo, itorero ry'Imana twese abera.
iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 25 hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira muri iki gice. Iyo tuhasomye dusanga hagira hati, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Haleluya. Yego, guteranira hamwe ni ingenzi cyane nk'abera. Niba mu bihe urimo utabasha kubona umwanya wo guterana n'abandi ngo mugirane ibihe byiza byo gusenga, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ibyo byose buri bimwe mu bigaragaza ko turushaho kujya tugenda twegera wa munsi umunsi utoroshye, umunsi wa nyuma, umunsi w'urubanza, umunsi w'irangira ry'isi, umunsi tuzisanga twese buri wese agomba kumenya inzira anyuramo bitewe n'uko Uwiteka yabigennye, bitewe n'uko yitwaye mu isi. Uwo munsi rero uko turushaho kugenda tuwegera umunsi w'urubanza, niko turushaho kugenda twegera tugira n'ibihe ibigari n'abandi dusenga, tukegera Imana mu buryo bwimbitse kugira ngo Imana igomeze kutwubaka. Dukwiye rero kuba turushaho kugomeza kugenza dutyo, dusengana n'abera, tugira ibihe byo guterana kugira ngo tugende twubakana mu buryo bw'umwuka, Imana itwubakire hamwe. Kongera rero nanone kubona ko mu by'ukuri guterana kwera ari ingenzi cyane mu buzima bw'umukristo. Nkagusaba rero kugira ngo mwene data aho uri hose ugerageze gushaka ukuntu wakomeza gusenga, nubwo wumva udashoboye, nubwo wumva uri mu bibazo. Ngiye ntabwo nzi ibibazo ufite, ariko nzi neza ko ibyo ufite byose biguhangayikishije ndetse ugomeje gucika intege. Ariko ndagushishikariza gukomeza gusenga, ukegera bene data mugasengana, bakagufasha mugasangira ijambo ry'Imana, mukongera imbaraga, mugakomera. Kandi ugomeze no gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ntabwo tujya turihaga, ritubera rishya ko bwije nuko bukeye, ko tuba tuganira n'Imana. Ugomeze gusenga rero, usome ijambo ry'Imana, nubwo wumva nta mbaraga ufite, ariko ihangana ugomeze gusoma ijambo ry'Imana, kandi ukomeze kugira guterana kwera. Gomeza kugumana n'abizera bagufashe gukomeza umutima wawe urananiwe cyane kubw'ibihe bigoye uri kunyuramo. Turi umubiri umwe muri Kristo Yesu, turafashanya, turubakana, tugenda twungurana inama. Ntabwo rero inama zo gukomeza kuba muri ubu buzima no kwihangana wazibona wigunze uri wenyine. Egera abandi, usenge aho utuye, urebe abasenga Imana, mwegerane nk'abakristo, mugire ibihe byo gusenga, mugomeze, kubera ko turi kugenda turushaho kwegera wa munsi. Haleluya. Ni umunsi mubi, ni umunsi ugoye, ariko kubizera Imana nsaba ari umunsi w'ibyishimo. Haleluya. Imana rero igomeze kudushyigikira. Soza rero ikiganiro, mugomeze gusoma kuri rya jambo ry'Imana twasomye, nk'uko twarisomye. Mu by'ukuri twasomye ku murongo wa 2 cyane, aho Imana yatubwiye ngo nimunyura mu mazi nzaba ndi kumwe namwe, nimunyura mu migezi ntabwo izabatembana. Haleluya. Amazi n'iyi migezi bifite icyo bivuze mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ari amazi y'imigezi yitemba. N'ibibazo, n'ibigeragezo, n'intambara ntabwo bizagukura mu mwami. Uzaguma ufite imbaraga kandi uri umukristo w'ukuri mu rugendo. Haleluya. Mu gusoza rero, ndagusaba uyu munsi nk'umukristo w'Imana, ntugacike intege,
ntugacike intege. Ibiguca intege birahari, ntabwo bibuze rwose, ndetse iyo urebye ibikuzengurutse byose usanga ari urucantege gusa. Nubwo ibintu bikomeye, Imana iracyari ku ntebe y'ubwami. Haleluya. Imana iracyategeka buri kimwe cyose kishyira hejuru ku buzima bwawe kikabasha gucishwa bugufi, izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Ibyo uri kunyuramo rero ntibizatinda, ihangane kandi wizere Imana, kuko uwasezeranyije nuwo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Mu babaye hose bizeye Imana kandi biringiye Imana, nabo yagiye isezeranya ntabwo yigeze bakoze isoni. Yarabatabaye. Haleluya. Yarabatabaye. Dusoma Bibiliya neza, uretse kandi na Bibiliya no mu buzima bwacu bwa buri munsi ntidufite ibihamya se Imana yagiye ikora mu buzima bwacu, ubuse tuba tukibukwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka yataza kuba ari mu ruhande rwacu, abari ko abakristo bavuga. None Uwiteka yataza kuba ari mu ruhande rwacu, ubu ngubu tuba twaragize gute? Tuba twaribagiranye burundu, ntituba tukibukwa. Imana rero niyo kwizerwa. Komeza kwizera, ibyo byose biri imbere yawe. Izere, wishyire mu Mana, wiringire Imana. Igihe kiregereje aho Imana izakwereka impamvu byose byabayeho. Haleluya. Aho uzashima ugahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ukavuga imirimo Uwiteka yagukoreye n'urugamba rutoroshye wabashije kunyuramo. Reka rero dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuko uri Imana itagihinduka. Dufashe gukomeza kwizera nubwo turi mu bihe bigoye. Dushoboze kubona ko ukuboko kwawe ariko konyine kwadufasha gusohoka mu bihe bidasanzwe. Ubuntu bwawe bugomeze kuba hagati muri twe, tubashe kunesha ibigeragezo byose duhura nabyo muri ubu buzima. Udushyigikire, ushyigikire bene data bari mu bihe bitandukanye, ubashyigikire, ubane nabo, ubongerera imbaraga. Haleluya. Ibibazo ni byinshi ariko uri hejuru y'ibibazo. Haleluya. Wowe ubasha kugenda hejuru y'inyanja kandi imiraba igatuza. Uhagarare no ku bibazo byacu, uhagarare no ku buzima bwacu muri iyi minsi uri mu bibazo bikomeye cyane. Wowe urabisobanukiwe, buri wese arisobanukiwe, ariko ndasaba ngo buri wese muri twe asaba Uwiteka uhagarare mu buzima bwanjye, ibinshikamiye byose ubashe kubinkuraho. Turizeye rero ko utwumvise kandi ugiye gukomeza kutwongerera imbaraga muri ibihe bigoye. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bene data rero, bakunzi bacu Ubuhamya bw'Abizera TV, turabashimira cyane. Turabashimira mugomeze kutwereka ko turi kumwe. Mujye mukora like, mukore share, mukore comment. Abatarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera kuri benshi. Tugomeze gusangira ijambo ry'Imana, ibiryo bidutunga bya buri munsi. Haleluya. Haleluya. Ibiryo bidutunga bya buri munsi, aho turya tukanywa tugahaga, tugaburiwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Umubiri wacu, umuntu wacu w'imbere akarya agahaga. Imana rero iboya umugisha kandi mukomeze kwizera nubwo ibihe bigoye. Imana yacu iri kumwe natwe. Tubisabye twizeye ko Imana izadushoboza tukongera kuganira no mu bihe bikurikira. Murakoze, mugira umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Leonard.